Welcome to Golira Gospel TV. Tunejejwe no kubana namwe muri kano kanya ko kuvuga ijambo ry'Imana. Uwiteka Imana nabaduhere umugisha mwinshi. Kandi tunabibutsa gukora subscribe, share ndetse na comments kugira ngo ijambo ry'Imana rikomeze ribagereho umunsi ku wundi, kandi rigere kuri benshi cyane. Kora share kugira ngo ijambo ry'ukuri Imana ibwiye abantu muri kino gihe rigere kuri buri wese. Imana iraza kuguha umugisha. Reka dutangire dusenga. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana y'imbaraga. Ngushimiye Mwami Yesu kubw'uyu muntu ufashe umwanya we agatega amatwi iri jambo. Reka Data Mwami Imana, ijambo ryawe ribohore ndetse ibimuboshye. Reka Mwami Imana, ijambo ryawe rimuhumurize kandi rimurememo imbaraga. Uwiteka, mu izina rya Yesu, ubane natwe muri uno mwanya muto, dufashe kugira ngo dukore umurimo waduhamagariye. Reka Data uhezagire buri wese kandi utere imbaraga buri wese kugira ngo akomeze kwamamaza umurimo wawe. Reka imbaraga zawe ziganze kandi Mwami Imana zishire hasi imbaraga za Satani kugira ngo icyubahiro gikomeze kibi cyawe. Sabiye umugisha buri wese uri buze kumva no jambo ndetse n'uzaryumva mu bihe biri imbere, mu izina rya Yesu Kristo. Reka dukomereze umunsi no turaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese ijuru riramutse riteranye rigakorana rigakora inama ku bwawe, ni izihe ngingo z'ingenzi zaba ziri kurebwaho muri kano kanya? Reka nkubwire, ni izihe ngingo zaba zirimo zirarebwa inama mu ijuru iramutse ikoranye. Imana iramutse ikoranyije inama mu ijuru yo kukwigaho, ese ingingo z'ibanze zaba ziri kukuvugaho ni izihe? Uyu munsi tugiye kureba ijambo rikomeye cyane, ariko komeza ubane natwe, komeza udushigikire, wicika intege, komeza iri jambo ryumve. Icyo tuzi ni uko hari inyungu ndetse hari ikintu uri buze kungukira muri rino jambo. Reka dusome ijambo rya mbere riri mu Ngoma za kabiri igitabo cya 18 ndetse umurongo waho wa 18 kugeza kwa 22. Mikaya aravuga ati, noneho nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka aravuga ati, ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isiraheli ngo azamukire Iramoti y'i Galeyadi ngo agweyo? Umwe avuga ibye undi ibye. Hanyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka, aravuga ati, ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Aramusubiza ati, nzagenda mpinduke umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Uwiteka aravuga ati, nuko uzamushukashuka kandi uzabishobora. Genda ugire utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka akuvuzeho ibyago. Imana yacu nishimwe. Uyu mugabo witwaga Ahabu yari umugabo w'umwami, ariko akaba umwami w'Abisiraheli. Reka mbanze ngire ibintu bike ngusobanuriraho. Nyuma ya Dawidi himye umuhungu we witwaga Salomo. Salomo amaze kwima, amaze gupfa, yaje gusimburwa n'umuhungu we, ariko nyuma gatoya igihugu cya Isiraheli cyaje kwicamo ibice bibiri. ndetse igice kimwe kikaba ari igice cy'ubwoko bw'ababenyamini,
ndetse kikaba ari n'igice cy'abayuda. Ikindi gice aricyo cyari na kinini cyari igice cy'Abisiraheli, abandi bose bari basigaye. Rero iki gihugu cya Isiraheli cyari igihugu cya Isiraheli n'igihugu cy'Ubuyuda, byari ibihugu bibiri, ariko mu magambo make mbere cyahoze ari igihugu kimwe, nuko haje kubamo kutumvira Imana, ndetse Imana isigarana imiryango ibiri, indi miryango 10 yose ikora igihugu cyayo, ihitamo inzira zo kudakurikiza amategeko y'Imana. Rero icyo gihugu cy'Ubwisiraheli cyitwaga igihugu cy'Ubwisiraheli kitumviraga amategeko y'Imana, nicyo uyu mugabo Ahabu yarayoboye. Uyu mugabo Yehoshafati yari umwami w'Abayuda ndetse n'Ababenyamini. Haleluya sekuru. Uyu mugabo Yehoshafati yagendanaga imyitwarire myiza yo kubaha Imana, ndetse no kosereza ibitambo, ndetse no kuramya Imana mu gihugu yategekaga. Ariko mu gihugu cya Ahabu bari abantu bari barakuye Imana yabo ndetse muri gahunda zabo zose, ahubwo basigaye barimitse ibigirwamana byitwa bya Ashteroti, ibyitwa bya Bali, nibyo bigirwamana bari baragiye bashira ku misozi, ndetse birukana abatambyi b'Uwiteka, ahubwo bahitamo gukorera imana zitavuga, bahitamo gukorera imana zitabona, bahitamo gukorera imana biremeye, batangira kujya bazitambira ibitambo. Icyo kintu cyabaye ikintu kibabaza Uwiteka kandi cyaramubabaje, n'uyu munsi kandi kiracyababaza Imana kubona abantu yaremye ikabereka imbaraga zayo, ikabana nayo, ikabarengera, ikabarwanirira, bifata bakayireka kandi ntako itagize ngo ibiyereke, bakayivaho bakajya gusenga ibigirwamana bitavuga cyangwa ntibyumva. Ni ikintu cyababaje Uwiteka cyari cyarakozwe n'uyu mugabo Ahabu. Uyu mugabo Ahabu rero Imana ntabwo yamwishimiraga, ariko Imana ikishimira umugabo witwaga Yehoshafati. Rero habayeho igihe kimwe uyu mwami Yehoshafati n'uyu mwami Ahabu baza kuba inshuti. Yehoshafati ajya gusura uyu mwami witwaga Ahabu mu gihugu cy'Ubwisiraheli. Agezeyo Ahabu amushuka kugira ngo bajyane ku rugamba, ariko babanza gukora icyo bita guhanuza. Bamaze gukora icyo bita guhanuza, haza abahanuzi. Umugabo witwa Ahabu yafashe abahanuzi bitwaga ngo ni abahanuzi b'Uwiteka, cyangwa se bari bafite n'abahanuzi ariko bakoreraga biriya bigirwamana, arabazana kugira ngo abahanuze amenye koko niba aramutse agiye kurwanya urwo rugamba yatsinda. Aho ngaho niho uyu mwami Ahabu bamuhanuriye yuko naramuka agiye rwose urwo rugamba ngari burutsinde. Ariko umwami Yehoshafati agira amakenga, aramubaza se muri bano bahanuzi nta wundi byibura wakwiyongeraho twabasha kubaza niba koko Imana iri butugabe se ruriya rugamba? Umwami Ahabu aramubwira ngo hari undi muhanuzi bamwitaga Mikaya, ngo ariko simukunda. Uko niko umwami Ahabu yabwiye Yehoshafati, simukunda kubera ko atajya mpanurira ibyiza, ati buri gihe mpanurira ibibi. Haleluya. Igihe umuhanuzi wa nyawe yamuhanuriraga iby'ukuri ntabwo yabyemeraga, ahubwo yashakaga ko bamuhanurira ibijyanye n'ibyo we yifuza. Abo bahanuzi bari bamuhanuriye mbere bageraga mu bahanuzi 450, ariko yari yirinze kuzana wa muhanuzi Mikaya. Nuko Yehoshafati aramubwira ngo hoya uwo muhanuzi nawe muzane twumve ikimuvamo, twumve icyo Imana ivugira muri we. Uwo muhanuzi bamwoherezaho intumwa, iragenda igeze iramubwira tumva rero Mikaya, wamenyereye guhanurira umwami ibintu bibi, dore uyu munsi bwami inama yateranye. Uyu munsi umwami Yehoshafati na Ahabu bicaye ku karubanda
barimo barashaka kumva icyo Imana ivuga ku rugamba bagiye gukora. Ariko ndakwinginze, iyo ni intumwa yari yatumwe kuri Mikaya, uko yari kumubwira, iramubwira ati ndakwinginze utagenda uvuguruza ibyo abandi bahanuzi bavuze, ati ahubwo nawe ushigikire wunge mu ryabo. Umuhanuzi Mikaya aravuga ati ndahiye izina ry'Uwiteka sinzigera mvuga icyo Uwiteka atambwiye, ahubwo icyo Imana izaganira nange nicyo nzavuga. Nuko agezeyo ashaka kwijijisha ngo abe yahanurira nk'ibyo Ahabu ashaka, aramubwira ati ngaho nimuzamuke, Imana irabagabiza ayo maboko. Ariko umwami Ahabu nawe aravuga ngo ntabwo nakubwiye ko utazigera unzi imbere ngo uhanure ibyo kumbeshya. Arangije aravuga ati okay, nimba ushaka ko nkubwira ibyo ko Uwiteka avuze, Uwiteka aravuze ngo haleluya, ngo Uwiteka aravuze ngo nimuzamuka, haleluya, urugamba muzarutsindwa. Ako kanya umwami Ahabu yahise abwira Yoshafati ati sinakubwiye ko uyu muntu adashobora kumpanurira ibyiza. Ubwo rero nubwo hatangiye kuboneka ikintu cyo kugira amakenga, ariko uyu mugabo Mikaya yari ari mu kuri nk'uko twabibonye. Mikaya aravuga ati noneho mwumve ijambo ry'Uwiteka, nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe, ng'inama mu ijuru yarakoranye. Uko niko Mikaya yabwiye umuhanuzi Ahabu ndetse na Yoshafati, ng'Imana mu ijuru yakoranyije inama ngo ndetse abantu buri wese avuga ibye. Ariko Imana yari ibajije abo bantu bose, irababwira ati ninde wangira inama y'icyo nakora kano kanya? Iyo niyo nama mu ijuru yari yateranye. Uyu munsi wa none inama ishobora guterana, ndetse uyu mugabo kubera ko Ahabu yari yaranze kubaha Imana, yakoranije inama mu ijuru kugira ngo irebe cyangwa se igire igitekerezo cy'ukuntu yashukashuka Ahabu ajya kuri urwo rugamba maze agweyo. Nuko ngo haza umwuka, uwo mwuka uhagarara imbere y'Uwiteka, uravuga ati njyewe nzamushukashuka. Uyu ni umwuka wa Satani. Uyu mwuka wa Satani yaragiye ajya imbere y'Uwiteka, ngarangije abwira Uwiteka ati njyewe ndagenda ninjire mu bahanuzi ba Ahabu, ngo nindangiza bose mbashiremo umwuka w'ikinyoma, bamubwire ko bagomba gutsinda kandi batagomba gutsinda. Umuhanuzi Mikaya aramubwira ati ibi bintu bakubwiye ntubikangwe cyangwa se ngo ubyemere, kuko bitaturutse ku Uwiteka, ahubwo byaturutse ku mwuka mubi waje kugira ngo akuyobye. Arangije aramubwira ati nugaruka kuri uriya rugamba uri muzima, njyewe rwose bazankora icyo bashaka. Ngo nuko Ahabu akibyumva, kubera umujinya uwo muhanuzi Mikaya yaramuteye, ahita avuga ati nibamufunge, bamujugunye muri gereza, bamuhe ibiryo n'amazi by'agahimano. Arangije Mikaya aravuga ati mwumve namwe mw'abantu mwe, uyu mwami nagaruka sinzigere nsohoka muri iyo gereza. Ngo nuko umwami baje kujya kuri urwo rugamba. Bamaze kugera kuri urwo rugamba bagiye, ariko uyu mugabo Ahabu nubwo yapingaga ubuhanuzi bwa Mikaya, yarazi ko neza ubuhanuzi Mikaya avuga ari ukuri. Yahise abwira Yoshafati ati ngewe ngiye kwiyoberanya, nimara kwiyoberanya ndambara imyenda itari y'ubwami kugira ngo ubuhanuzi bwa Ahabu butaza gunsohoreraho. Nuko wowe wambara imyenda yawe y'ubwami kuko we ntacyo bagushakaho. Nuko bajya ku rugamba, umwami Ahabu yiyoberanyije yambaye imyenda itari y'ubwami, ariko Yehoshafati we yari yambaye imyenda y'ubwami. Bageze ku rugamba ndetse babona umwami Yehoshafati, bamwikangamo ko yaba ari Ahabu. Umwami w'i Siriya yari yahaye gahunda ingabo ze ko zitagomba kwica undi muntu uwo ari we wese kereka umwami w'Ubwisiraheli Ahabu. Ngo nuko bamaze kubona igare ririho umwami
umwami Yehoshafati bamwirukankaho bamusatira kugira ngo bamwice, bamwibeshaho yuko ari Ahabu. Ariko Yehoshafati abonye bimukomeranye ngo nuko arataka, atakambira Uwiteka Imana yubaha, ngirangije iramutabara, ihinduriza ba bantu bari bamuteye. Ngo nuko baravuga ati uyu ntago ari we Ahabu, ahubwo tugende tujye gushakisha Ahabu ari. Ngo nuko umugabo umwe wari uri muri izo ngabo z'Abasiriya ngafora umuheto, ngarekuye umwambi, ngo uragenda uhikubita mu rukenyero rwa Ahabu, mbese uwo mugabo ahita agwa aho ngaho. Iri ni ikintu gikomeye. Uyu munsi wa none nshuti mwene data, ndakubwira ngo uyu mugabo Ahabu yari yaranze kumvira Uwiteka, ndetse yari yaranze kumvira Uwiteka Imana y'abasekuruza, yirengagiza amateka yabo, yirengagiza iby'Imana yari yarabakoreye. Imana yari yabavanye mu gihugu cya Egiputa irazibaye igihugu cy'isezerano. Ariko uyu mugabo Yehoshafati yakomeje gukurikiza imana zabumbwe n'abantu, akomeza kumva ko Asheri ndetse n'abitwa ba Bali, ibyo bigirwamana nibyo yakomeje gushira imbere. Ashuka abantu bose kuva ku Mana Uwiteka Imana y'abasekuruza bagatangira kuramya ibigirwamana. Icyo rero inama ikoranye mu ijuru nta kindi cyayikoranije, ahubwo cyayikoranije ni ukugira ngo iyo nama yakoranye kugira ngo ishire hasi Ahabu, imurimbure, imukure kuri isi. Reka nkubwire mwene data, hano hari undi mugabo witwaga Yobu. Ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Ngo nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 ndetse n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore. Haleluya. Ngo nuko umunsi umwe abana b'Imana baje bashengerere Uwiteka. Haleluya. Ngo baje bashengerere Uwiteka. Ndagira ngo nkumve, ngo nkubwire ngo hari igihe inama mu ijuru igiterana, ngo Uwiteka ngari kumwe n'abana be mu ijuru. Haleluya. Ngo abana b'Imana bateranye. Mu yandi magambo, mu ijuru inama yarateranye. Ngo kandi Satani yazanye nabo. Ngo Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Reka nkwibutse mu gice cya mbere twasomye mu Ngoma za 2, ijambo ryatubwiye ngo umwuka waraje uhagarara imbere Uwiteka. Nanga kuri Yobu Imana iratubwiye, ijambo ry'Imana riratubwira ngo umwuka wa Satani yazanye n'abana b'Imana ngahagararana nabo mu gushengerera iki? Mu gushengerera Imana. Nuko kamubwire nshuti mwene data, uyu munsi wa none Satani ashobora kukuregesha ibyo ukora. Ngo nuko Satani Imana iramubaza ngo uturutse he? Nuko Satani asubiza ati mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, ngo yuko ari ntawuhwanye nawe mwisi, kuko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Haleluya. Ndakubwiza ukuri ko mwene data, inama iramutse iteranye mu ijuru, ese ibyo yakuvugaho ni ibihe? Hari ijisho ry'Imana riri ku buzima bwawe, hari ijisho ry'Imana rikuvuga kandi rikugenzura umunsi ku wundi. Imana irahagarara inezezwa n'uburyo Yobu yitwaragamo, ibwira Satani ati ese watambagiye ureba neza, ureba umugaragu wanjye Yobu? Satani aramubwira ati Satani asubiza Uwiteka ati ariko sugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa, ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko Satani ntabwo ajyanyurwa nshuti mwene data, nubwo biba bimeze gute. Satani ahora higa ibigusha abakiranutsi. Hari ibirego abashaka kuza. Imaze mu gice cya mbere twabonye ukuntu Satani agenda afite proud na confidence, agiye kurega umwami Ahabu, agiye kujya mu nama kugira ngo agaragaze uburyo ki
agomba gukubita hasi Ahabu. Ikintu gitangaje ni kimwe, Imana yemeye ko Satani ajya gushuka Ahabu kuko yari yaragomeye Imana. Ndetse ikintu gikomeye cyane, Imana ntiyigeze ndetse ivuga ati n'ubugingo bwe butabarwe, ariko ku mugaragu wayo Yobu yaravuze ati ngaho genda ukora uko ushoboye, kubera ko uyu mugabo Yobu ngenda mwizeye, genda ugerageze uko ubishaka, ariko nkwimye ikintu kimwe gusa, ubugingo bwe ndabukwimye. Genda ukora uko ubishaka, ariko ubugingo bwe ntubukoreho, ubwo bwo ndabwibikiye. Reka nkubwire nshuti mwene data, ese uyu munsi namikoranye mu ijuru, Imana yakurwanirira ku ruhande? Ese Imana yagushingira intahe? Ese Imana hari ikintu yavuga ati nkurikije ukuntu umuntu yitwara, ndizera neza ko adashobora kumpemukira. Nkurikije ukuntu uyu muntu umutima umeze, ndizera ko adashobora gukora ibintu byansebya. Imana ihagarara ku mugaragu wayo Yobu, ndetse iravuga ati ubugingo bwe ubu bwo ndabwibikira, genda utwara ibyo ushaka byose. Satani akagenda akabitwara, ndetse umugabo Yobu agakomeza akizera Imana, akavuga ati nubwo byagenda gute sinzigera ndeka Imana yanjye. Urubyaro rwe n'urugo bye byose biragenda, aravuga ati sinzigera nihakana Imana yanjye. Haleluya! Satani abonye bimuyobeye, ngataho asubira mu ijuru abwira Uwiteka ngo ahubwo ngo ngera umpe n'umubiri we nawo nkubabaze, kugira ngo nkwereke yuko uyu muntu ashobora kukuvaho. Imana iramubwira ati ngaho genda, n'umubiri we ndawuguhaye, ariko ubugingo bwe ntuzigera ubukoraho. Satani aragenda amuteza ibirwara by'ibishute, ndetse Yobu aragenda amererwa nabi, kugeza aho inshuti ze zamubwiye ati ariko wakwihakanye iyo Mana. Yobu arababwira ati nubwo byagenda gute, navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzarinda nsubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ngo ariko sinzigera nteshuka ku jambo ry'Uwiteka, ariko sinzigera nteshuka ngo nsuzugure Uwiteka. Yobu yari umugabo w'icyitegererezo cyane ku bakristo b'uyu munsi. Inshuti mwene data, ese ibintu ukora ndetse n'ibintu bihesha Imana icyubahiro? Uyu munsi wa none abakristo b'iki gihe turimo turarwanira no kuba abanyamadini kurusha uko duhindura ingeso zacu. Hari ubuhamya Imana idashobora kudutangira. Turashaka gukiranuka mu maso y'abiyita abapasiteri ndetse n'ingirwa abakristo, baturebe bamenye ko dukiranuka, ariko ahihishe tugakora ibidakorwa. Ese aho ngaho ni iyihe ntahe cyangwa se nakahe kagero waba uri gutanga ku Mana? Ese nubuhe buhamya uri kurema mu byo uri kunyuramo? Nimba uzi neza yuko uzubaha Imana mu maso y'abantu, ariko ahiherereye ugakora ibyo kuyisebya, ariko reka nkubwize ukuri mwene data, hagarara ku murongo Imana ikwifuza, ukora ibyo gukiranuka. Uyu munsi wa none ndagira nkubwire neza yuko ikintu Imana yitayeho ni ubugingo bwawe, ikintu Imana ishaka ni ubugingo bwawe, kandi Satani nawe nta kindi ashaka. Icyamuzanye ni ukwiba, kwica no kurimbura. Arashaka kukwiba ubugingo, kandi naramuka kwibye ubugingo, inshuti mwene data, uzahura n'ibibazo bikomeye. Icyo nakubwira muri kano kanya, itware ndetse nk'umuntu ukiranuka, kuko idini si ryo rizatuma ujya mu ijuru, ahubwo kubaha Imana nibyo bizatuma ujya mu ijuru. Reka nkubwire wa murokorewe ndetse n'amasengero ndetse na wa mugaturika, wa mwisilamu we ndetse n'abandi basenga ibyo ntazi, ibyo bintu byose ntabwo ari byo bizatuma mujya mu ijuru. Ikintu Imana izashingiraho ni kimwe gusa, uburyo kimwagiye muhagarara ndetse mugahagarara mwitwara mu bihe yabahaye. Iki gihe Imana yaguhaye ukuntu witwaye nibyo bizakugeza mu ijuru. Kandi reka nkubwize ukuri mwene data, haracyari amahirwe ko nimba waratanye ushobora kugaruka mu nzira igoroye. Imana ikakugirira imbabazi kuko ni inyembabazi. Birashoboka yuko wagiye utsindwa mu mpande zimwe na zimwe, Imana ikakurakarira nk'uko yarakariye umwami
Ahabu, ariko Imana ni inyembabazi. Uyu munsi irakubwira ngo uramutse ugoroye ingeso zawe ukitwara nk'uko ibishaka, Imana ikugirira impuhwe. Uramutse ugize umutima wo gutsindwa ukareba ko inzira urimo zitari inzira zikiranuka, Imana ishobora kukubabarira. Ariko ndakubwiza ukuri mwene data, wikomeza kunangira umutima nk'uko Ahabu yakomeje kunangira umutima, kugeza ubwo Imana yakoresheje inama mu ijuru yo kugira ngo imurimbure. Ariko umugaragu wayo Yobu, ngo Imana yakoranije inama mu ijuru yo kugira ngo imuvuge ibigwi, ndetse Satani aho yarari nawe aza gutega amatwi ngo yumve uko Imana iri kuvuga umuntu yubaha ibigwi. Ngo Imana iramubwira ati ese wabonye, ati se watembera urareba. Ariko reka nkubwire nshuti mwene data, ikizakujyana mu ijuru ni kimwe: imico yawe, uko witwara ingeso zawe, uko wubaha amategeko y'Imana. Ubu Kristo ntibizakugeza mu ijuru. Ubu Kristo gusa, kwizera bitafite imirimo ntibizakugeza mu ijuru. Ndetse ubwo burokore sibwo buzakugeza mu ijuru, ubwo bugaturika sibwo buzakugeza mu ijuru. Ndaguhamiriza ko umurokore cyangwa se umukristo tubaha amategeko y'Imana ararutwa n'umwisilamu wumvira Imana kandi agakora ibyo gukiranuka. Ndetse ndakubwiza ukuri ko abakristo batumvira amategeko y'Imana bazasigara, abisilamu bakora imirimo myiza yo gukiranuka bazajya mu ijuru. Kandi mu by'ukuri umunsi wa none mwirirwa muvuga ko ndetse ngo Yesu yabapfiriye, kandi mugakomeza mukabivuga ariko mugakora ibibi, mu gihe abisilamu bamwe na bamwe bafite kubaha Imana ndetse bakora ibyo gukiranuka kubarenza. Reka nkugire inama nshuti mwene data, Imana yacu, Imana ikomeye, ikugirire neza, iguhe imbaraga, iguhe kwitwararika, wera imbuto, kuko na Kristo ubwo yarabyivugiye ngo abanjye muzabamenyera ku mbuto bera. Ntabwo yigeze avuga ngo muzabamenyera aho basengera, yaravuze ngo imbuto bera zizababwira abanjye. Uyu munsi wa none twongeye kubona ko mu kanwa k'abahanuzi hari umwuka ushobora kuza kandi utari uw'Imana, ukabatera guhanura iby'Imana bitari iby'Imana. Uwo mwuka ndetse urahari. Uyu munsi wa none dufite ikibazo cy'abantu bahagurutse, abakozi ba Satani birirwa bavuga ngo barahanura kandi badahanura, ahubwo ari wa mwuka w'ikibu barimo. Iyi si ya none imaze gushukwashukwa nk'uko umwami Ahabu yirwa gashukwashukwa. Abahanuzi bigize nk'ibigirwamana, ndetse n'abandi bantu hirya no hino bigize abashumba ndetse kandi atari abashumba. Ikibaraje inshinga ni ukwiba intama z'Imana ndetse no kuzirya, nyamara ntabwo ari ukuziragira ngo baziragire mu rwuri rwa Kristo. Ariko kano kanya ndakubwira nshuti mwene data, icyo Imana ishaka ubuzima bwawe, hindukira ureke ikibi maze ukurikire inzira nziza, kuko Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Ijambo ry'Imana avuga ngo tera intambwe mu ya Kristo kugira ngo akuyobore inzira ijya mu ijuru. Nicyo cyatumye Yesu ava mu ijuru akaza kugira ngo atuyobore inzira y'ukuri kandi ikwiriye. Nshuti mwene data, fata umwanzuro ureke ikibi, kuko uyu munsi wa none niba utizera ko Imana ibaho, byibura ushobora kwizera kutazarama kuri iyi si. Kandi ikintu kimwe Imana yaduhishe yuko nta n'umwe uzamenya ijya kuvira muri iyi si. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nshuti mwene data, ndakwinginze kugira ngo ukomeze ukorere ubuzima bw'ejo, bwa nyuma y'ubu buzima uzabahagana aheza. Imana izakwakire mu bwami bwayo, ndetse ntuzigere ubabarane na Ahabu utigeze wumvira Imana, ubabarane n'abanyabyaha batigeze bumvira Imana. Kandi nyamara witwaga umukristo, kandi nyamara witaga umuntu usenga, ariko imirimo yawe yarabihakanaga. Witwaga umuntu ukora ijambo rya Yesu riravuga ngo hari abazaza bavuga ngo mwami mwami twaragukoreye, ngo maze Kristo ababwira ati nimwumve imbere mwabipfapfa mwe, ntabwo nigeze mbamenya. Biteye agahinda kuba uyu munsi wa none waba uri umukristo, kuba uyu munsi wa none waba uri umuntu wizera Imana cyangwa se utanayizera, ariko nyamara imirimo yawe ikaba ari imirimo itesha agaciro Imana. Wongere uhaguruke uhagarare neza mu mwanya wawe, wongere uhaguruke wera imbuto aho uri hose, wumvire Imana kandi wubahe Imana. Iryo ni ryo uvuga butumwa rya mbere Imana igutegeka, icyubahiro cyayo gikomeze kizamurwe. Uyu munsi wa none abitwa abakozi b'Imana bamaze kwambara ikimwaro, kuko hari benshi biyambitse iryo zina ariko bakura shitani. Hari benshi Satani
satani yakoresheje. Hari abakozi ba satani bagiye batandukanye satani agenda akoresha kugira ngo basebye izina ry'abashumba, kugira ngo ibintu by'Imana bivuyangatane. Uyu munsi wa none abakristo bari kugenda bagwa cyane. Satani amaze kwigarurira imbaga y'abantu b'Imana biturutse ku bitwa abashumba, ndetse bafite ingeso yo guhora gusa icyo bashize imbere n'inyungu zabo, ariko ntibitaye ndetse no ku bugingo bwabo baragiye. Nshuti mwene data, iki ni cya gihe bavuze cyo kwirwanaho, iki ni cya gihe bavuze cyo gushaka Imana, iki ni cya gihe bavuze cyo gusenga ubudatuza, iki ni cya gihe bavuze cy'uko tugomba gusenga kandi tugasenga dushizeho umwete ubudasiba, kuko ibiturwanya byo birakomeje. Satani ntacika intege, satani akora uko ashoboye kose umunsi ku wundi, kandi iyo urangaye gatoya araguhitana, ndetse nta kindi abashaka nuko abana b'Imana bazarimbuka bakarimbukana nawe. Ariko ndaguhaye impuguro, nshuti mwene data, umva ino mpanda igiye mu matwi yawe, hindukira kandi uhindukire Uwiteka, reka ibibi. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo itegeko risumba ayandi, kunda abandi nk'uko wikunda.